Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho uherereye hose, aho udukurikiranira uherereye, waba uri mu Rwanda reka tugusuhuze cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka twifurize no kugira ibihe byiza. Ni inkuru iri kugarukwaho, tugiye kugarukaho muri kano kanya, mu karere ka Karongi. Mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera mu isoko ku manywa y'ihangu, mu by'ukuri igisambo gikoze amahano, igisambo gikoze icyo twakwita amahano nk'uko byagiye rero bigarukwaho. Ni umusore w'imyaka 19, ni umusore w'imyaka 19, bivugwa ko yishe umuntu mu isoko rya Rubengera. Mu by'ukuri abantu benshi bakaba bumiwe ndetse imitima ya benshi ikaba irimo yuzuye intimba. Hano rero muri iri soko riherereye hano mu murenge wa Rubengera, imvo n'imvano uko byatangiye byose rero turara kugira ngo tubikuvire muzi n'umuzingo uze gusobanukirwa neza mu by'ukuri icyakurikiyeho nyuma y'uko uyu musore she mugenzi we akamutera icyuma mu isoko ku manywa y'ihangu, dore ko amakuru anakomeje kugenda yemeza ko ari umusekirite. N'umusekirite rero ngo wishwe ubwo yaraje gutabara. Ngo iki cyari igisambo rero cyangwa se uyu musore w'imyaka 19, amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko ngo yari igisambo, ngo yari amaze kwiba muri iri soko ryo muri Rubengera. Ngo akimara kwibamo rero ngo baza kumufata, yari yibye amavuta ndetse banamuvugiriza induru arirukanka. Nyuma rero ngo aza gutera amabuye mu isoko. Urumva abashinzwe umutekano cyane cyane ku ruhande rw'irondo, bashinzwe rero irondo rero nibo baje rero kuza gufata uyu musore. Mu by'ukuri birangira akoze amahano yakoze nuko ngo yahise afata icyuma, mu by'ukuri ahita agisogota uyu munyerondo, ahita ahasiga ubuzima. Tayari ako kanya yahise apfa. Hari icyakurikiyeho nyuma y'uko kino gisambo giteye icyuma uyu munyerondo, ndetse hari n'ingamba rero zahise zifatwa ako kanya zifatirwa iki gisambo. Nibyo rero tuje kugira ngo tukuvire muzi n'umuzingo kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru. Mu by'ukuri ubugome busigaye bwarafashe indi ntera, abantu basigaye barabaye nk'inyamaswa. Urumva nyine kuba uyu yari yibye bakamufata bakamwaka ibyo yari yibye, akagerageza kwirukanka agatera amabuye mu isoko mu baturage, abanyerondo bakagerageza kuza kumucyaha bamubuza, agahita afata umwanzuro wo gufata icyuma nk'iki ngiki rero agahita agisogota uyu musore. Ibintu bibabaje, ni ibintu bibabaje, abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho bagaragaza akababaro, ndetse bamwe bagiye bavuga bati ese kubera iki umuntu wishe undi we atakaba yahise yicwa? Nuko mu Rwanda itegeko ry'igihano cy'urupfu cyangwa se igihano cy'urupfu ntabwo cyemewe mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ubundi mu rwego kugira ngo abantu batinye kwica, ikintu cyaba cyiza nuko umuntu yaba yishe undi nawe agahita yicwa. Ibi ni bimwe mu bitekerezo biro byagiye bitangwa na bamwe mu baje kuba bakumviye inkuru ndetse n'abaje kuba babona iby'aya makuru imbona nkubone uko byaje kuba byagenda, cyane cyane abari baherereye hano muri iri soko rya Rubengera. Hari imyanzuro yise ifatwa rero nyuma y'uko iki gisambo giteye icyuma uyu musore. Byinshi bikomeje kugenda bigaruka rero turari kugira ngo tubikuvire muzi n'umuzingo, ariko mbere yuko tubikomeza cyangwa se dukomeza ku buryo burambuye aya makuru, nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera, kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere amakuru yacu cyakurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba gukora share cyangwa se partage aya makuru ukayasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, ibi nabyo bineye kugira ngo tubone ko dukosora, tujye tuguha amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane.
Turagusaba rero gukora like, kora like ugere muri comment utange igitekerezo cyawe kuko ni ingenzi. Reka rero twigarukire kuri aya makuru, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje mu karere ka Karongi. Mu by'ukuri iki gisambo amahano cyakoze cyangwa se ibyo cyakoze, niba hatabanje kuba cyatekereza ibyo kigiye gukora, niba ari umujinya waje kuba wabimukoresha, niba ariko ariyo kamere yari asanganwe, mu by'ukuri abantu benshi bakaba baje gutungurwa n'icyemezo cyaje gufatwa n'iki gisambo ubwo cyari kimaze kwiba amavuta mu isoko rya Rubengera. Mu kumara kwiba aya mavuta mu isoko rya Rubengera, akaba rero yaje gufatwa. Akimara gufatwa, ikintu cyakurikiyeho nuko bahise bamwaka aya mavuta vuba na bwangu, ndetse urumva ko bamwatse amavuta ntabwo yabuze no kuba bamucyaha bamukubita bati ntuzongere. Ahita yirukanka atangira gufata intosho cyangwa se amabuye agenda atera mu baturage mu isoko. Bahita bitabaza rero irondo cyangwa se iri rondo ry'umwuga rikora ku manywa. Urumva ni inzego z'umutekano, rero naryo ribarirwa mu nzego z'umutekano. Abanyerondo rero bakimara kuhagera, inkuru yabaye incamugongo. Ubwo umwe mu banyerondo rero yari yegereye iki gisambo agira ngo agifate kidakomeza gutera amabuye mu baturage mu isoko. Hanyuma sinzi niba iki cyuma cyari yarasanzwe agifite, ngo ahise afata icyuma rero ahita agisogota uyu munyerondo, ako kanya ahita apfa. Urumva nyine ibintu byahise biba ibindi. Ikintu cyahise gikurikiraho, bahise bamucakira baramufata, noneho biriseriye birangiye bahita bakora ubutabazi bw'ibanze. Haza ambulance kugira ngo itware uyu munyerondo wari utewe icyuma kwa muganga, ariko mu by'ukuri bamutwaye kwa muganga asa naho byarangiye, nubwo bari bamujyanye kwa muganga kugira ngo barebe ko baramira ubuzima bwe, ariko byanze bibi by'ubusa, birangira ahasize ubuzima. Iki gisambo rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko cyahise gitabwa muri yombi. Kugeza magingo aya ngaya rero kikaba gifungiwe kuri sitasiyo ya polisi iherereye hano muri kano karere ka Karongi muri Rubengera. Ariko abaturage benshi bakaba bari gusaba bati nacyo nimukice, kuko ibintu cyakoze ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu by'umuntu utekereza, kuko guhita ufata umuntu ukamutera icyuma ngo nuko aje kuba yakubuza gutera amabuye mu bantu, ni ubugome bw'indengakamere. Abantu rero bari gusaba ko cyakwicwa nacyo kigakurikizwa uyu munyerondo, kuko ngo kujya kuba cyafungwa nabwo ni gushyira umutwaro kuri leta, kubera ko ibyo kizarya, ibyo kizakonsoma byose muri gereza n'ubundi uzaba ari umutwaro kuri leta. Rero bakaba bari kugenda basaba ko cyakwicwa nacyo, ariko twumvikane cyangwa se twibukiranye ko mu Rwanda ntabwo hariho igihano cy'urupfu. Urumva ntabwo ibi biri kugenda bisabwa n'abaturage byashyirwa mu bikorwa, ariko ubundi niba umuntu yishe undi burya nawe yakaba yahita yicwa, kuko ibintu bimaze kuba too much mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwicanyi bukomeje kugenda bufata indi ntera, aho usanga umuntu kuba yafata umwanzuro wo kwica undi aba yumva ari nk'ibintu bisanzwe nta kibazo kirimo, kubera ko batekereza ko nawe atari bwicwa ahubwo ari bujye gufungwa. Iki gihano rero kiramutse kije umuntu wishe undi, wenda kikaza ku muntu wishe undi nawe akajya ahita yicwa, abantu bagira ubwoba bakajya batinya kuba bakwicana. Ubu ngaho rero amakuru yarakomeje kugenda agarukaho hano muri kano karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera. Iki gisambo rero cyaje gutera icyuma umunyerondo, bikarangira ahasize ubuzima. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5. Kurashaka cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikintu ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utanga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, bibi nabyo bineye, kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Reka dufate umwanya rero tugushimire ku bw'itange wagize ukabana twavuga ko ntongero z'amakuru kugerageza ku musozi n'agaciro gakomeye cyane ugenzi kuri twe. Niyo mpamvu natwe rero dufashe umwanya kugira ngo tugushimire ku bw'itange bwawe wagize ukabana natwe. Gusa tunakwibutsa
ukanda kuri sabone cyangwa subscribe niba utarabikora, ugakora share. Aya makuru ukayasangiza abantu batatu cyangwa bane, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Ikindi nanone turagusaba kujya muri comment utanga igitekerezo cyawe nawe uvuga uko ubyumva by'ubu bwicanyi bukomeje kugenda bufata indi ntera hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho umuntu adatinya kwica undi mu gihe abatekereza ko ari bufungwe, bikarangira bafashe umwanzuro wo kumwica. Reka rero dusoreze amakuru yacu aha, ndetse tunakurarikira amakuru yacu nanone andi ari imbere, kuko tugenda tuguha update z'amakuru, uko tugenda tubona amakuru yose yaba mu Rwanda yaba hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyane no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hose tugenda tugerayo. Reka rero tube tugusezeye tukureke, gusa tunakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Tukwifuriza umugoroba mwiza niba bwije aho uherereye, niba ari mu gitondo tukwifuriza igitondo cyiza, niba ari ku manywa tukwifuriza igicamunsi cyiza. Ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.